Guys, kanizeye ko mukomeje kugubwa neza rero aho muri hose. Nizeye ko mumeze neza. Uyu nguyu matubwira ati munyigisha uburyo banyazamo n'uburyo ushobora kuba wamurongora amavangingo akaboneka. Kurikira video ariko nkubitsa gukora subscribe, likinga video ndetse comment ni ingenzi kuri twese muri rusange. Ukuvuga ngo iyo uri murongora umugore wawe wita kutajyana igitsina cyawe kure, aho ugasa nk'ukigarura imbere muri cya cyumba kindi cy'amavangingo, akaba ariho ucumita cyane, katubyite gutyo, kugira ngo y'amavangingo use nk'uri kuyafungura azamuke. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kora uko ushoboye kugira ngo numva cyarese uzamuremo byihuse, ukoze inyuma, ugerageze uzunguzeho inyuma, wumve ukuntu bimeze, wumve yuko biryoshye kandi bimeze neza mu minyarize yawe. Ntago upfa kunyaza uko wumva wishakiye cyangwa se wiboneye, kwa kundi umuntu aza agahita kupitagura. Oya, iminyarize ugomba kumva yuko bimeze neza. Ufata igitsina cyawe rero, wamara kugifata ukazunguriza kuri rugongo y'umugore, ariko imbaraga ziri mu wayene zitari nyinshi cyane kandi zitari nkeya cyane, sibyo? Imbaraga zirimo mu wayene ku buryo uri bumuzunguze, ukamuzunguza nyine, hanyuma noneho akumva uko abaye, sibyo? Bikaba byamufasha cyane. Ubwo rero hariho abantu kenshi usanga ibyo bintu bataramenya uburyo bikorwamo n'uburyo agomba kubigendamo, ugasanga nyine byaramucanze. Ariko kandi burya ni ibintu biba byoroheje byo kuba wabigenza gutyo kugira ngo umugore yishime. Ariko ikintu cya mbere twahereyeho, ngira ngo mwabyumvishije, ni ukubanza kumva nyine mo imbere ko ibintu bimeze neza kandi kuri gucumita muri cya cyumba cyabugenewe. Kuko abantu benshi aragiye ujya ubona bakicumitira uko biboneye, bakijyanira aho bishakiye, ariko barangiza ati nta mavangingo, ntaki, ariko waza ugasanga ntabwo ari ukubera yuko uwo muntu adafite amavangingo, ahubwo ni ukubera yuko wowe ubwawe utagize gute, utabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ibintu byose ni ugufatikanya, ibintu byose ni ugushakisha, kubera ko hari ubwo uba uzi neza ko uwo muntu nyine ari ngombwa ko ushakisha. Hariho n'umuntu uzageraho ugasanga atari ugushakisha. Ibyo si ibintu abantu twese muri rusange tuzi. Hariho umuntu ugira ugasanga ni ukwimena, ni ukwivomera, we urarushywa no gukozamo gusa. Hakabaho n'umuntu usanga ari ugushakisha kugira ngo abashe kuba ayo mavangingo yaboneka. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo mwige cyangwa se mumenye uburyo mugomba kwitwaramo. Ikindi kandi hariho n'uwuyabona akizana, ariko nyuma bigasaba yuko ujya kuyashaka, ukajyamo rero ukajya gushakisha kugira ngo ubashe kuba wabona icyo ushaka. Utabishyizemo imbaraga rero n'ubwenge, ntabwo ushobora kumenya, ntabwo ushobora no kubona icyo washakaga. Oya, ahubwo ushyiramo imbaraga, ugashyiramo n'ubwenge kugira ngo bigende neza, sibyo? Kugira ngo bigende neza, buri muntu wese abashe kuba yakishima. Ikindi kandi iyo uri kuzunguriza kuri rugongo, haba harimo ibintu bibiri. Haba harimo no kuba ashobora guhita yarangiza. Yamara kurangiza rero ugasanga urimo urarwana n'umuntu, kandi buriya ni ukuvuga ngo umugore yamaze kurangiza, mana we, biba byarangiye, nta kintu kimwe ushobora kumurenzaho. Aba yumva nyine byarangiye, aba ashaka kugira ngo umureke, aba ashaka nyine kugira ngo nyine birangire, biba byarangiye. So rero ni ukuvuga ngo byanga byakunda icyo gihe bisaba kugira ngo wowe ubwawe
wimenye nyine wikontororere. Iyo udakontoroye hari ubwo nyine agutanga kurangiza, ugasanga nyine nawe ubwawe bikugizeho ingaruka z'uko arangije mbere yawe, kandi iyo umugore arangije mbere yawe biragoye cyane yuko ushobora kuba wamubwira ati ongera wihembere. Abagore buriya akenshi iyo arangije, tuvuge nk'ubu ngubu wenda dukoze imibonano mpuzabitsina turi kumwe, turishimanye nta kibazo, noneho ugasa nk'utsikira, ni nko gutsikira, gatuma mpita ndangiza wowe utararangiza. Biragoye, kereka wenda nk'abantu bihangana, akihangana nyine ahita avuga ati narangije, nawe gerageza urangize, ariko wumva yuko atari cyo kintu wari ugamije. Ari nayo mpamvu buriya bisaba imibare myinshi. Abantu njya nkunda kubivuga nkanabisubiramo n'uyu munsi, reka mbisubiremo, iyo uri gukora imibonano mpuzabitsina bisaba imibare myinshi cyane, bisaba imibare, bisaba ko utagira gute, udatusha agatoki ugakora ikintu utakabikora, kuko iriya rugongo nyine iba ibitse umuriro w'umugore. Ngira ngo narabibabwiye, niyo moteri y'umugore, niho hantu ukora akishima, niho hantu hatuma arangiza burya, niho hantu hatuma ananyara nyine ukanyaza bigakunda. Sobanura kuvuga ngo rero urumva yuko ni ibintu bingahe biba biteraniyeyo, uranyaza amavangingo akaza, uranagira yarangiza akarangiza, kandi akarangiriza hariya. Bivuze ngo rero nka wa mugore ujya urangiza mu kunyazwa, hari ubwo uzajya gukozaho kwa kundi uri kurwaniriraho, ukajya ukumva yiteye hejuru arirangirije kandi kumusubiza muri mudu bizakugora. So niyo mpamvu rero tuvuga ngo basi byibura mukore uko mushoboye, abagore banyu mujye mubategura, namwe ubwanyu mwitegure, hanyuma noneho mukore ibishoboka byose, mubikoreshe ubwenge kugira ngo ntihagire uwurambira undi, sibyo? Hariho umuntu mwihangane nyine ndikwariyora, hariho umuntu usanga abikoze amavangingo araje, yamara kuza agahita atangira akumva ko atagomba kurekeraho, sibyo? Akagumya asubirayo, acukura, agaruka, anyaza, akongera agasubirayo, acukura, anyaza, asubirayo, agacukura, akanyaza, agasubirayo, agacukura, akanyaza, akumva n'utwo yakiberamo, akumva ntagashobora kuba yagira gute yarekera aho ngaho. Kandi mu by'ukuri hari ibintu umuntu nyine ageraho akumva biciye amazi nyine, akumva arishakira ibindi bintu. So rero nuwaramuka ubitinjije ugatuma umuntu yifuza kurangiza, ibyo ntuzamurenganye, uzamenye yuko ari wowe ugomba kugira gute kwirenganya.